mwereke neza ababyeyi banje. Ninzi naho rasha. Yo herabasha. Murebe neza itegereze. Hebe ryanjye namubonye, hebe ryanjye nyamutezi nyamuzinda. Wamubonye? Nguyu Mugesera. Yitwa nde? Yitwa Nzinahora turabana. Dishiremo kumugaragara tubirebe cyangwa atari byo niyo baba besha. Dishiremo tubirebe nimba ari byo cyangwa atari byo. Naye ndahanga mura. Kiremo bitanu hano mu maso. Bishiremo. Akira futerekaho. Vuga ngo imbaraga zizigaragara twese tubibona mu mbaraga zanjye. Nyagashi. Mama je hindura gutya ibase barebemo. Ngaho nterere. Kora mu uzamura amafaranga. Nganga imyaka 6. Ikiri kibazo cyo matsiko. Kubera ibintu byinshi bijyanye n'imbaraga mukunda kubikorera ku mafaranga. Yes, reka tubasuhuze bakunzi ba Yego TV Show, twizere ko meze neza mushye zitandukanye muherereyemo. Uyu munsi rero tukuzaniye inkuru idasanzwe, impamvu nyita inkuru idasanzwe nuko abenshi ntibakunda kuba muri buno buzima. Hari abantu baba mu buzima bumwe, hakaba n'abandi baba mu bundi buzima. Hari ubuzima abantu batajya bifuza kumenya, ariko twebwe uyu munsi nka Yego TV Show twifuje kumenya abantu babubamo babayeho gute, babucamo gute, ese kuki bafatwa uko bafatwa uyu munsi. Hari abantu bitwa abavuzi gakondo, bamwe bita abapfumu, abandi bita abantu b'abarozi. Abo bantu rero hari abo bajya bavura, mu byumve neza, abo bantu hari abo bajya bavura. Uyu munsi turi kumwe n'umumama, n'umumama wibera mu bihugu byo hanze, ariko ubu tuvugana ni umurundi kazi. Uyu mumama umwana we yaravuwe, avurwa n'umuganga hano mu Rwanda. Uyu mumama rero yaje mu Rwanda aje gushimira uwo muganga wamuvuriye umwana. Uwo mwana we wavuwe ngo ntabwo aba mu Rwanda, niyo makuru dufite, aba mu Bufaransa, ariko umumama we ngo yitsuye kumwe nawe we yibera mu Burundi n'umurundi kazi. Niba hari n'ibindi bihugu wenda ajya abamo cyangwa ajya agiramo amadresse araza kubitubwira. Reka twakire kuri Yego TV Show. Murakoze cyane. Mumeze mute? Ni sawa turaho. Mumeze neza? Yego tumeze neza. Mwatangura mwibwira abadukurikiye. Yego nitwa Nadia. Umwana utuye hanze. Yego nkaba narinje mu Rwanda ku butumwa bwiwe. Ubutumwa bwiwe. N'ubutumwa bumeze gute? No muntu yamvuriye umwana, byari byananiranye, none umwana byarakunze, umva turi mu mashimwe menshi. Cyo gituma nafashe imodoka nkaza hano mu Rwanda. Yego. Kugira ngo nshimire uwo muvuzi yamvuriye umwana. Yamuvuye iki? Wenda mbere yuko tugera ku muvuzi ngo namushimire, niba ari nango ngo tubwire ishimwe umwana yaba yarohereje, ese umwana yararwaye iki, yavuwe iki? Umwana yarakora business bikanka, akagira aba fiancé, ariko bigahera mu bintu bitumvikana. Yego. Nanjye ko nabuze fiancé. Nanjye rero nabuze fiancé kandi tugiye kujya kureba iki? Umuganga. Hanyuma se ubufiancé yarabonetse? Fiancé yarabonetse. Ameze neza cyane. Umwana ameze neza. Ubu turambariye icyo bita imvutano mu Kirundi, mu minsi itsa. Bisobanuye iki? Imishanana. Yego. Bisobanuye iki? Ni imishanana mu Kinyarwanda? Yego. Mu Kirundi nizo mvutano. Urumva byaraciyemwo. Okay. Yego. Njyewe ntago mbyemera 100%, ariko tugiye kureba koko niba ibyo bintu ari byo. Nabwo ngo hari abantu baba mu buzima abandi batabamo. Ubuzima bw'aba bantu cyangwa abavuzi abenshi hari ababwemera, hari n'abatabwemera. Gusa ntugapfe guhakana ikintu utarakigeramo cyangwa se ngo ukirebere. Uyu munsi niba munabwiye ngo tukuzane inkuru idasanzwe. Uyu mumama umwana we aravuwe, arakize nkuko we abyivugira. Hanyuma umwana aravuze ati ndashaka gutanga ishimwe kuri muganga wamvuye, ariko bigomba kunyura kuri mama kubera ko ngewe ntari hafi yo mu Rwanda kugira ngo mbe natanga iki, natambutsa iryo shimwe. Hanyuma mbere yuko tugera kuri muganga. Yego. Wakekaga ko bizakunda ko umwana we yakira? Oya, nanje no kuri sinavyemera, ahubwo nanje turajanye, nanje ndabo umuntu no kuri ni nk'Imana mu bisanzwe. Naje sinavyemeraga, ubunye rero nico canzanye. Okay. Yego. Munyemerere twinjire kwa muganga, ariko reka mbabwire arabantu numvise mu minsi yashize bavuga ngo Yago wagiye Uganda ngo kuzana ngo niki, noneho nigiriyeyo dudu hano mu Rwanda twagiye. Mama bakubwiye ko ari ahangaha? Yego.
Baguye ko arahangaha. naha juste mu escalier bambwiye ko nkata droite. Okay, ngira ngo twabuze no musore. Yego. Akaturangira neza. Yego. Umuganga akorera he hano? akorera hano ruguru kata muri uwo muryango gutya niho uramusanga. Tumusanga. Biremewe guhita twinjira cyangwa biremewe? Okay, murakoze. Ni karibu cyangwa ntabwo ari karibu? Ni umunyamakuru. Nubwo twavugana Yego. ko nari nyine mu kazi. Ucyari mu kazi? Twari tuzanye umukiriya waruje kubashimira kubera ko ngo mwamuvuriye umwana. Twaravuganye. Yego. Nimba rero uri kumwe n'ikare. Murakoze cyane. Yes, nkuko mubibona rero twamaze kugera ku muganga. Ndacyari kumwe na mama hano bavuye mu gihugu cy'u Burundi. Waje gushimira umuganga wavuye umukobwa we. Muganga mwakoze kuduha karibu. Reka namwe tubahe rero ijambo mutwakire. Bo nemeye kuba karibu ariko nanjye ifite umuntu uri gufasha. Yego. Yaraje kugaruza umukunzi we. Bageze ubukwe ni ngombwa ko kuvuga ibyazo cyangwa ibyiho. Nta kibazo. Okay. Yari yagize ikibazo arasabwa arakobwa agiye kugira igihe cya mariage. Umusore baramuroga ageze ku aho yakorera mariage aramubura. Nicyo cyamuzinduye kimwe musanze byo ndi kumufasha. Ariko nubwo mbahaye karibu ntabwo namusezerera. Yego. Umugabo we atamwihamagariye kandi maze igihe kingana ari yamaze ikintu cyo mutavugana nawe kuri telefone. Amaze umwaka. Umwaka urashize. Yawe warapfiranye humura. Icyo ndi bugufashe ndiyo telefone yawe. Niyo muhamagarira nawe. Yego. Jini kwa jini kuisase pasa nyine namwe isaka jini kwa jini tudusase pasa nyine jini kwa jini abyeyi banje. Subiza ibyagiye garura ibyagiye ngurira umwana. Yitwa nde musubira amazina yombi? Uwo mugabo wamusubira amazina yombi? Irindi? Felix puissance pasa nyine. Jini kwa jini puissance pasa nyine namwe isaka jini kwa jini. Hema ryanje haguruka jini kwa jini Felix ndashaka amagara kakanya gahamagara. Puissance akira guhamagara ndaguhamagara agumahanga kuko ndagukorera ntabwo nakindi umuntu ntabwo ko bakunsanganya. So birakunda. Birakunda nibidakunda nabana ibyo nkora nabana indago nahawe nabifasha imyaka 6. Imana ifashe gukunda pe. Iyo uje hano ntabwo za mu by'Imana iyo ushaka iby'Imana mu rusengero baraguhamagara jende kwa jende araguhamagara uri hano. Puissance pasa nyine puissance pasa nyine puissance jende kwa jende puissance kubeshyara tutegeze turi ko amuhamagara. Ni kubeshyara. Ntabwo ari ukubeshya ndamutse mbeshya wa mugabo we ntabwo nakora ibyo. Umugazabuhimba namamagara. Ndebe. Ntabwo hamagara puissance. Uwo ni we. Niwe. Mugaze. Umusore cyangwa Yanditseho na shefu. Uyu si we. Itaba twumve niba ari ibyo. Niwe. Allo? Yesu we sheri bite? Mana ishimwe. Se ko wanyanze bitoro waragiye he? Ntabwo ari ukukwanga. Sheri mbabaro tuhure noneho nkubwire mva. Nari nkukumbuye uri hese? Hano muri Kigali Kirori. Mva ndaje duhure pasi mbabarira duhure pasi none kubona. Tange ku kazi nari ndumva ntazi uko biri kugenda. Icyifuzo cyawe cyari icyo kupa mukupe ibyo wampaye urabyibuka se buri munani wampaye abakuru babyishimiye ngicyo ngusabye haguruka ugende ubukwe bwawe busubukurwe utangire wumve ko ibyo wagiyemo sinjya mbeshya ibyo wampa byose bakuru bishimye abishimye. Haguruka njye kwakira abandi Mugorokozi. bo ngogenda Muganga. wamwari Ibintu bidasanzwe se. ntabwo bisanzwe kuko ibyo nkora nanjye ubwanjye nayo ni 6 ni umurage gakondo narazwe. Ni umurage gakondo. Mwatangira mutwibwira amazina yanyu yose kugira ngo abantu baze kumenya. Nitwa Nyagashe kwa Nyamutaza ya Muzinga. Narazwe Nyagashe kwa Nyamutaza ya Muzinga ivuka ku nkombo ndi umushi.
uri umushi. Mbere yuko umubyeyi waje gutambutsa ishimwe aritambutsa, turifuza kubanza kubasobanuza bimwe mu bikoresho mufite hano. Hari abantu benshi babona ubuzima mubayemo nk'abavuzi, bamwe babita abapfumu, abandi babita abarozi, abandi babita amazina atandukanye. Izina ry'ukuri mwebwe mumva mukwiye kwitwa n'irihe? Kuba nitwa Nyagashe ndiswe na sogokuru sana data ne cyane. Oya, hari izina rusange rikunda kwitwa abantu nk'abavuzi, abarozi, abapfumu. Ngende umuvuzi gakondo, ntabwo ndi umupfumu, sindi n'umurozi. Umurozi n'umupfumu bitandukanira he? Umurozi ni umurozi uhemuka. Kandi umupfumu nawe sinakubwira ngo umupfumu n'uyu. Umupfumu niwe bapfumuza batera inzuzi bakarasaga abantu babeshya. Njyewe ndi umuvuzi gakondo, narabirazwe ndabisigirwa, ndakuvura wamara gukira ukaza ugashima. Ko babashinja guhakana Imana no kutemera Imana? Imana turayemera kuko ntabwo twiremye. Yego. Twemera Imana kuko Imana ishobora byose, niko tubyemera mu buryo tubisoma. Tubyemera mu buryo twabonye ko nta muntu ahura nawe mu mangazi nini cyangwa isoko. Ngubwiza ukuri nuko ndende. Twabonye hariya mufite certificate. Iriya certificate ni ijyanye n'iki? Ni ubuvuzi gakondo wayisomoka rero. Ni ubuvuzi gakondo. Uvuga ngo uremewe, uri umuvuzi wemewe. Ndi umuvuzi wemewe na wemewe. Yego. Najya gufata ibyangombwa muri Kigali muri RDB. Ngiye ibyangombwa byanjye, amazina ariho, byose birahari. Hanyuma kubera iki aho mukorera hakunda kuba higanje ibikoresho gakondo, hakaniganzamo cyane uruhu impu cyangwa uruhu rw'inyamaswa? Nuko turavuzi gakondo nyine. None se wakubwira ngo icyo bita igitarangwe, ikintu cy'igitarangwe zo cyo kivura aho cyakandagiye. Igitarangwe kivura iki? Aho cyakandagiye. Ntabwo ari ngombwa kubikubwira. Okay. Hanyuma hari amahembe twabonye hano. Amahembe mutunze hano na y'ubuhe bwoko? Iyi ni ihembe rya mukuru nyamukuru. Yego. Mukuru nyamukuru bisobanuye ko iyo bakuroza bakaguteza amahembe. Haba habanza baroga abantu bakabateza amahembe, babateje amahembe, koresha ihembe ryanjye. Nkarituma bikangira gufata rya rindi ryaguye guhemuka. Yari maze kurifata, icyo ngomba gukora ni kimwe na rizinga. Wa muntu wari utejwe ihembe, iri rijya gufata rya rindi bamuteje. Mfite imbaraga zanjye zidasanzwe n'abazwe. Rino hembe uri kubona hanga. Iyo ukeneye kumenya uwakuroze, baza iri hembe. Uwakuroze nkamukwereka ku mugaragaro. Cyangwa agwemukiye. Numva nta bindi bisobanuro narenza. Hanyuma kubera iki abaganga gakondo mukunda kuba iyo murimo kuvura cyangwa iyo murimo gutanga service mukunda kuba murimo kunywa agacupa? Uri kunseka se? Uri kunseka? None se agacupa karanyobwa? Ubwo tuba tunywa inzoga. Tuba tunywa inzoga. Mwamwitabo. Ntabwo tunywa agacupa, tunywa inzoga. Muganga. Hanyuma bino bikoresho bindi biri hano. Nabonyemo ingoma. Haba ingoma tujya muhoresha ndi guhamagara abakurambere b'iwacu ba gakondo. Harimo sogokuru, harimo Kishywa, harimo Kisengera, harimo Gashonya Gashi, niyo mpamvu nitwa Nyagashi. Icyo ni igisokuru cyanjye. Ikindi uyu mubyeyi urabona ko yiteye. Yego. Kuyifumbase hari ibyo twari yari yarabuze amaze kubibura, biba ngombwa ko agarura ibyagiye. Ariko yifata gutya. Kwifata gutya yari ibyo yarabuze. Niko kumwe atifata gutya ngo ufotorwe ahangaha, isigaye byawe byose bigomba kugenda neza. Yego. Hanyuma iyi nyamaswa yumagaye ni nyamaswa ki? Ntabwo yumagaye. Ni karibu kanyamurimbo. Ni karibu kanyamurimbo. Hari nakora akakana kwirukanka. Ntabwo yumagaye. Wabibonye ko yumagaye se? Nikoherezeho rero. Ni iyi nyamaswa? Ntabwo bikureba. Kuko ibyo mvura ntabwo byakureba. Mwayiciye umutwe? Umutwe urahari. Hari icyo tuba dukandiraho tukavugiraho. Yihore. Hema cyo gasaba. Wowe ku mutwe. Ahubwo wanganiriza ibikureba. Okay, umubyeyi arakicaye hano, reka tumuhe mikro hanyuma ijambo nirye atubwire ikimugenza uyu munsi. Nakwakira mikro. Uwo mubyeyi uri kuri namuha mikoro, wamuha mikoro. Yego. So bwa mbere tubonanye. Umubyeyi yagezeho. Angira afite ikibazo gikomeye cy'umwana we. Yego. Icyo kibazo nizera ko nagikemuye. Sinzi ikindi kumwe nawe reka yampamagaye ejo bundi nimugoroba. Yego. Ambwira ko azaza. Sinanize ko muri no kumwe kandi ampamagara mbere ko ari kumwe n'umuntu umwe
ngize mbwa kari kumwe n'abantu babiri cyangwa batatu yego gusa ikimugenza nzi ko uburyo namukoreye yasabye ku mwana we nabikoze ahubwo yakongera imbere akamubwira icyifuzo cye kindi yaba niba ari ikibazo kindi afite. murakoze. murakoze mbabarirega niko byabaye kemeza ngombwa ko nzana n'itangazamakuru. kuki wabikoze abantu bangana ko utangiriye ni ukuri jewe byanyobeye byari ibintu urabona akazi wakoze kamufashe nta kibazo. akazi mwakoze ni ngombwa ngo ubimbwire si uyumva ni akazi abantu benshi badashobora kwemera. Ni nari nabisabwe n'umwana wanjye kandi nashaka uwadukoreye ikibi ajya ahabona umubisha ajya baracyari Canada mubone. ni Canada yego ntiyakiri urumva nanjye gushimira nifashishije itangazamakuru kugira ngo umwana niyari nawe azobibone yuko ubwo ntabwo uri kunteza itangazamakuru ryanyu. oya ibyo mukora biremewe n'ubuyobozi bwa hano. nanjye byabaye ngombwa ko iyo mbi Burundi urabona iyo uvuze ngo umuntu ngo yaporogeye umwana ko biba ari urusaku. rero ko twarinze dushika hano reka babibone babibonesha amaso. ariko mama ukiri aho umubore kubaca mu ijambo muganga ubundi kuki abantu batemera amarozi kuki abantu hari abantu batemera ko uburozi bubaho. Nanje nakubesha sinavyemera. waje atari guhinyuza se ubundi wowe oya waje uri guhinyuza sinahinyuza kuko umwana byaraciyemo ahubwo naje gushimira nazanye ishimwe ubiretse ibyo ni ibyanjye nazanye ishimwe ry'umwana. muganga niba gutama ibiciro ariko nanjye urantamo ibyo byo gutamo simbizi n'igenda bajye kubitero aba ni abantu banaravunitse nkavura mpanganye n'ibibazo byabo. ni ukuri mwarakoze ni nacyo gituma ndi ngaha n'umukobwa wanje twako turavugana ariko igikuru naje cyanashikanye no ngaha utwereke uwo mubisha abantu bamubone nicyo twashaka nicyo cyifuzo. yego ntabwo mama ko umwana yakize niba koko yarakize ese ubundi uwo mwana nibyo koko yarakize ku buryo twanamuvugisha kuri telefone cyangwa yabivuga kugira ngo abantu bakurikiye Yago TV Show bamenye ko ubwo buvuzi buhari umuntu ashobora kuvurwa agakira. nabikubwiye turi hasi nabikubwiye nti mu minsi izaturambara imvutano mu Kirundi hano mu giti mishanana yego ni nacyo canzanye hano ubundi nta mugabo amahana kabiri mu fiance byaca bihera umuntu atazi ko bihetse kumbe bwa ruburozi narabifashe binukuraho umuntu wamuroze kumukwereka ndamushika mukwereke murakoze cyane nubwo komeza wabigejeje. urumva nanje kubashimira ariko igikuru umukobwa wanje nashaka kumwereka wari yamugumanije turiko turavugana kuri telefone n'umumenyeshamakuru umukobwa wanje nguyu umukobwa bahumanya nakubwira nguyu kumuna ari mwiza yari yarabuze guta umugabo nanjye byari byaranyobeye mbona byara neza ariko nukuri hari abantu oya umwana baramuhumanyije kamuvugisha gato mwe muretse kumvangira jini kwa jini hembe ryanjye jini kwa jini hembe ryanjye nyimutazi nyamuzinda jini kwa jini jini kwa jini jini kwa jini jini kwa jini hembe ryanjye muraba mwihanganye namwe. yego hari umuntu abakuru bantegetse ko maze gutanga ubutunzi hari izindi mbaraga nke utazi. yego hari ubutunzi iyo umuntu akeneye ubutunzi akeneye no kubaho yego akabimbwira ibyo ngira mu marira. yego uraba wihanganye gatoya yego hari amafaranga bohereje kuri Western Union yego umwana ajya kubikuza ariko nanibyo ko ibyo gikorwa agomba kugikora iyo nsabye ubutunzi ndabukora ntabwo ibyo wari ubizi ariko wihanganye gato. ako muganga ngize ikibazo muganga ni gute umuntu agusaba ubutunzi ukabumuha kandi nawe wenda ntabwo ufite. ubwo mfite ntabwo buzi nibyo nkora ntabwo uzi ni inshingano zanjye. none se utarajya kure abantu bari bakurikiye Yago TV Show hari abantu baba batemera bino bintu baba bavuga ko ari n'imyuka mibi. oya ngiye hari umuntu yayereje amafaranga niyo mpamvu nayo ndimo kubariza abo bantu uvuze Western Union uvuze iki niba ushobora gutanga ubutunzi kucyo utabwiha cyangwa ngo ubwo mfite se urabuzi kucyo usaba ubundi se hari ubwo mpatse se ako numvise uvuga ubwira umumama ngo Western Union ninga amafaranga hari ibyo nakwatse kuje kunshimira kubushake bwawe. hari umuntu uri hanze muri Canada yego
wansabye ubufasha yohereza ibisabwa kugira ngo umufashe. Urumva ushaka gutunga ugatunganirwa uba muri Illuminati bavuga ko Illuminati ikorera mu bihugu byo hanze aba ari ukubeshya isi yose ikoresha Illuminati. Mbivuga nabisubiramo n'abandi hose. Illuminati ni iki rero? Illuminati ni imbaraga zituruka mu mbaraga zidasanzwe nta kumenyera ibanga ryabyo ko ntabwo bibamo. Ubonye etaje ujemo kugira ngo umuntu abibe kugira ngo umuntu abibemo bisaba iki? Ibyo ntabwo bikureba n'ubitegura uzampamagara urambaza nomero zanjye ahubwo ngiye gufasha uwo muntu kuko nabyemeye. Yego. Nimara kumufasha ndagira komezanya n'umubyeyi waje kundeba. Okay. Puissance jini kwa jini hembe ryanjye ngiye kubanza afashe uyu mwana kuko amasaha arageze yangereyeho ababyeyi banjye murakoze muranyemereye. Hembe ryanjye muranyemereye jini kwa jini. Muranyemereye. Nuko murakoze mubyeyi wawe. Hanyuma muganga uwo muntu mukomeye amashyi ninde? N'umubyeyi wampaye gakondo nubwo atari ariko yarasigiye umurage ahari hose ndamuvugisha ni ndabo twagiye dusigirwa nta muturambere upfa. Ari uwo nguwo uvugishije ndetse n'Imana niki wemera cyane? Ngo sindahura n'Imana mu isoko habe no muri bisi sindayibona gusa icyo nzi ko imbaraga zindi zibaho kuko bitewe n'ibyo navukiyemo. Ariko avuze ko Imana uyemera? Nyine nibyo basoma bakavuga ariko nzi nako no kuvuka kwanjye babaye nko kwishimisha kwa papa na mama barambyara ariko sindahura no mu magazini sindabona gafuka k'umuceri kazanya ati dore ndi Imana dore nguwo reka njye mbana n'ibyo narazo. Hari aho wavuze uti twaremwe n'Imana twumva ngo twaremwe n'Imana ariko sinabonye iri kundema kuko nanjye ngiye karindwi sindabona ndi kufatanya n'Imana kurema ndetse n'ibyo gahunda nkora gutya nimba ari Imana nayo mba ndi gukorana ariko. Hanyuma Yesu uramwemera? Biriya bishushanyo bya batatu n'ababambye ku musaraba niba ari n'ibyo njya nkunda kubona umurusiya. Umurusiya? None se umurusiya we digiti bakamubamba bamundi ibyo reka tubiveho mfashe umuntu amasaha aranyaguye. Okay. Urakoze cyane. Nushaka kugumaho mura none se sinari ntumsaza muzo w'umugabo we uramfashe no gusaba. Ndagerageza guhakaza ahangaha ntabwo ufite. Ndagerageza icyo uri bumusabe kubera ko maze n'iminsi rwose abantu banavuga ngo dukoresha ngabapfumu ngo tugira gute. Terura yababaza. Nterure? Terura yababaza. Yatereka. Fata ya amazi. Ewana bya bintu mwavugaga ngo sukemo. Puissance jini kwa jini. Murandeba neza. Murabera. Puissance bisobanura iki muganga? Imbaraga. Shyira hano. Ayo mazi yamena muganga. Jini kwa jini. Zamuka mbaraga zanjye umuntu washatse amafaranga kujya cyagera mu mukorera. Jini kwa jini. Ubu rero tuzagira ngo barabeshya abantu baba mu buzima ngo barabeshya cyangwa utabeshya. Uyu munsi fata iki? Karagasashe. Muganga ngewe ni gafate kana kawo mukanzanira muganga mwese murahari murakamye murabye. Muganga ntinyemo ngewe zanire yawo nta kibazo yizanire. Okay. Bambwiye ko ntari berekanye muzanire. Yisuke mwaho ngaho ku mugaragaro. Bamwe ntibemera ubuvuzi bwabo abandi barabwemera abandi turabuhakana. Ndashaka ko wowe umfasha wowe magana. Bamwe mu bahakana ndimo ndashaka kureba ko ibi bintu ko kari ukoresha mu mutara wawe ariko ndashaka kubimfasha. Urabona ko ari gutugatanya gushyuha no gutogota. Ndashaka gukora muhariye. Nta kibazo. Koramo ntugire ikibazo ndangiriza ibintu mfite gukomereza ntugire ikibazo. Mwana wa ndacari hari ikintu uri kubonamo kindi Nahejeje. komeza. Jini kwa jini puissance bwana sasa tukabatera uje zamura amafaranga kugira ngo abana b'abantu bose babo ukeneye kuba habera puissance ubwoko bw'ifaranga bwabo bwose ku isi burashobora kuzamuka kuri metandatu gatanu utunzi ndabuguha ugatunga igisigo kuzagushima gushima nta kundi inshuti ziruta amafaranga
kora nk'ibiganza byawe, guma aho ngaho. Ndashaka ko wowe wa mugabo waje unahinyura ibyo ndi nkora njye ushaka 5,000 ukabishyiramo hariya. Shaka mu bitaro bishyiremo hano ntawe mfite. Ubwo ujumbaza ndi wayakora ibiki nta kitajya ari 5,000. Shaka mu nshuti zawe cyangwa mvire no n'umuvuzi bwanjye genda. Ajya bareka imbaraga zanjye. Amafaranga nifiti. Barayabona rero gihe. Amayegitano Gishiremo aho. abwiye ndashaka tuze. Gishiremo ku mugaragaro tubirebe ko. Cyangwa atari ibyo. Niyo baba besha. Gishiremo tubirebe nimba ari byo cyangwa atari byo. Naye ndahangambura. Kiremo 5 hano mu maso. Gishiremo. Murabira mwese murandeba. Yego. Puissance. Ongera ukoremo madamu. Iwacu tubita madamu. Reba amafaranga ari marangara. 5,000. Yafata turebe nyine kariya. Wayabonye? Yasubizemo. Akira futerekaho. Vuga ngo imbaraga zizigaragare twese tubibone. Mu mbaraga zanjye Nyagashi. Imbaraga zigaragare twese Ku mbaraga za Nyagashi. Ku mbaraga za Nyagashi zigaragare twese tubibone. Puissance. Puissance. Jini puissance. Amafaranga Murandeba. Puissance. Jini abdera. Puissance. Ufite imbaraga. Bwira mama. Akira wowe. Vuga mu puissance. Amafaranga naboneka tubirebe ko kuko bibaho. Amafaranga naboneka turebe ko bibaho. Gira gutya n'imbaraga zawe. Ndagutongereye ndashaka guhereza aka kana kakajya gutanga amafaranga yaturutse ahandi hanze, ndashaka kubasubiza ibyo bashaka biho byose kugira batunge batunganire puissance. Jini puissance passe nyina musaka jini kwa janje ngumwana wanje. Bretes fundikira gutya n'imbaraga zawe. Puissance chunda n'imbaraga. Chunda. Rapalanga. Ubonye amafaranga bane. Puissance jini kwa jini zanga amafaranga. Reka ngaho. Ngo pfundu. Umutuzo nagiye ikintu kigucika kuri kamera, nagiye ikintu kigucika. Fundura. Ngaho rero. Ngaho rero mwese murabire. Mama je hindura gutya ibase barebemo. Ngaho rero. Koramo imbaraga zawe, koramo ujye uzamura amafaranga arimo. Numva bishyushye cyane udashya ushyire hasi. Urashyushye? Yego. Birashyushye? Nimba gishyushye urembetse hasi. Burambitsemo. Uretse bihoye. Puissance. Murandeba mwese? Yego. Ndagira ngo hari icyo naba nakizemo cyo nakoze. Yego. Dore amafaranga ngaho. Aya mafaranga ni mazima. Ndaguha ujye gupimisha cyangwa kubitsa kuri banki urebe. Wigira ubwoba mama. Mwana. Twari tuzunani Yesu yatubuye imigati. Nabiri bejeje kuba. Inoti ihindutse amanoti nibonera mu maso yanjye, mana yanjye. Aya mafaranga ni mazima. Ndi kuyakura mu birebera nusanga atari mazima sindi basya kuri Western Union ngo bayohereze ngo bikunde. Ibi bintu bikabikora n'imbaraga zahehe. Izi ni imbaraga Zahehe. gasanzwe. Zahehe. Ntabwo ari ngombwa kuhita mbikubwira. Byansaba kubitekerezaho ariko nimba bumva. Inote ya 2 cyangwa inote za 2 zavuye kandi nashyizemo inote ya 5. Ngo byose birakunda kuko ni amafaranga makuru mu gihugu 2005. Ibi ngibi leta ikaba yarabibemereye kubikora. Leta ntabwo iyo sizi ibyo ari byo ko babona amafaranga aho bakoze ngaturuka wahamenye. Wowe ubwawe ko waje kumbaza wakoze amafaranga turuka wahavuga. Ubu se yaturutse urahabonye.
igihe nahanaguriye mama niki wavuga kuri igihe nahanaguriye urayaruzi yose. mama niki wavuga kuri ubu buvuzi? Ese ishimwe ryawe biragenda gute ko mbona umuganga ashobora kwiha amafaranga akikorera amafaranga? Ishimwe ryawe riracyafite agaciro? Nicyo gituma nyine bagise ishimwe kuko nishimwe kuko ntacyo yampa ntafite. kwikorera amahera ndabona arabishoboye. Nishimwe y'icyo cyuma twagize ishimwe nyene. Umva tubuzaniye icyo uyarebe. Nicyo gituma gita ishimwe. Hanyuma muganga, kubera icyo abantu mukora buno buvuzi cyangwa mukora ibi ngibi namwe mupfa? Kandi na Yesu yarapfuye akatubanziriza. Mwebwe mwemera? N'uwo mwemera ngo Yesu nawe yarapfuye. Kaswe twebwe natwe tuzapfa. Abaganga gakondo namwe muzapfa? Tuzapfa. Abapfumu muzapfa? Ntabwo ndi umupfumu. Abapfumu bazapfa. Abarozi muzapfa? Abarozi bazapfa. Abarozi bazapfa. Ariko abafasha abantu nkanjye ubwo nanapfuye ubu n'Imana yagira agahinda. Urimo urafasha icyo abantu? Icyo bazakina nzakibafasha. Titangiriye itama kuko ni gakondo narabirazwe. Ko ari abantu bavuga ko ngo ibingi bari ugutubuza ari ibintu mpamvu. Nimba batubura n'ujya kugura umuceri bavuga ko ari ugutubuza. Aya mafaranga urayahande? Hari umuntu wohereje amafaranga amusangiriyeho natumye na kuri Stenion aho bita Nyabugogo. Harangira ariko amafaranga ye agomba kuboneka akabanza kumenya se nukuba bimeze itangazamakuru riramutse riri bireba byose mama nabibona. Nawe ugarabireba kandi nawe wabibonye. Ni noti mwashyize mu bitaro uyigushakujije. Mugihe namwemera ngo mufite ikintu nta n'ikintu mugira mwe. Wigira ubwoba madagushaka kuruka. None se umva nkubaze muganga. Umuntu yararozwe wenda nawe ashaka kuroga cyangwa se ashaka sindoga ndavura. Uravura. Umuntu waramuroze uramushaka kujya kurogesha uzajye kumuwaroza. Genda umuvuzi gakondo kuko nuroga nzakoreza ihembe ryanjye gukubite hasi. Karubanda. Kandi nashaka kugira umuvuzi wanjye. Ariko sinumva umurozi. Ariko umuvuzi abari n'umurozi. Ariko umugabo ni muzima nicyo cyakoze baje kuruka. None se wavura ibintu utazi? Banze byo washidikanya aho wabibonye, byo washidikanya aho wabibonye. Dore hano twasizemo. Okay. Ikindi y'amafaranga yo ku isi yacu cyangwa se mu Rwanda yabanyetse ayari yose akajya mu mazi yari fobiye arapfa ntiwanagira gutya. Puissance imbaraga zanjye. Ndagusubira mu mbaraga zanjye. Wongera ukora akazi usubiriza basahariye. Wambaye utinade. Ni gitangaza ngomba kwanza ukabona ko ntajya kinama n'ibyo ngomba gukora. Kubera iki nahawe ngomba imyaka 6. Ikindi kibazo cy'amatsiko. Kubera ibintu byinshi bijyanye n'imbaraga mukunda kubikorera ku mafaranga ku nkumi ngizi ku mahembe nkaya ngaya kubera iki? Umbayije ngo dukorera ku mafaranga. Hariyo wampaye. Kuba ngoreye kuri biriya 5,000 washidikanyaga. Ushaka no kubyo bintu bibaho. Sibyo? Ndabikweretse biriya birarangiye. Ahubwo reka kakana natumye amasaha arangiye. Karasanga amaze no kumuka neza kagenda kayohereza iwabo. Bari muri Canada bifashe. Ukeneye ubutunzi aho waba uri hose ukampamagara. Ndahaguruka nkaza nkagufasha cyangwa se ukazukandira nkagufasha. Ukorera he? Tuhareba se Karuruma Gasyata. Mujyi wa Kigali. Ahangaha twagusanze. Naho mwasanze. Nimero ya telefone iratangwa? Si agahata ariko nayiguhambishatse. Okay, wayivuga? Se kumfite icyaka. Ufite icyaka. Banza witemo. Hanyuma ishimwe umwanya w'ishimwe urageze ngiye kuguha ino micro hanyuma umubwire ishimwe wateguye mu gihe video call uyifite. Mu gihe arimo kwitamo. Ufite video call. Ufite telefone isanzwe ihamagara. Yego. Inamero yanjye ndayitanga. Ni yihe? Urampa umwanya ndaza kuyiguha. Okay. Akira ngira ngo umubwire ishimwe Washidikanyaga ngira ngo urabibona. Muganga ngenda cyafite ibibazo byo kukubaza ariko ibyo bibazo byo kumbaza ni iby'iki byo byakuzanya. Ngenda nashaka kubaza ibibazo rwose ibintu byanyu ntabwo ngiye mba numvaye ntabwo mba bisobanukiye biraniniye nk'urujijo aya mafaranga se avuye he ko twari turi kumwe wabonye njya gukora mu mufuka wawe. Murakoze. Buretse turakoze twari twaganira ngomba gukwereka n'uwaguhemukiye kuri uriya mwana. Yego
kuko washimiza ni navyo dushaka nayo nicyo gituma ujya mugabo yaje hano wigira ubwoba ngo uhite umuhereza ishimwe vuba vuba ubaye iki je nawe ujye tubura amafaranga narinze ko ari Yesu abikora ntabwo ntubura amafaranga dore aho yavuye yakozwe ku minota waya 5 kwijije uvuze gutubura ugiye kunyita umutubu waya kwijije yagwiriye je narinze ko ari Yesu wagwize ibintu natangaye cyane ndashaka kukwereka umuntu waguhemukiye iyi ni imbehe urayireba uwo mwana wawe ushobora kumuvugisha kuri video akora akabona umuntu wamugire nabi yego urayireba imbehe yose yego shaka namubona nshaka kumureba ndabona uyu mugabo ariko ushaka kunyinjira mu kazi sinzi uko bimeze wa mugabo we uri kunkorera iruhande ubundi wavuye urakora icyaha nabasohotse kuko siya nkora ibintu bihishwe kora ibintu bizwi ku mugaragaro uri muri Amerika akabibona uri Canada akabibona uri ahantu hose ku isi akabibona ngiye hano ku isi nanjye reka ngume hano urumva korera ku isi yose ntabwo nyabisha ibyo nkora uyu muntu aje kubaza uburyo yabona umuntu wamuhemukiye kujya yashimira ntabwo njya nishyuza ngiye ubanza ikintu kigasubizwa wayibonye imbere yanjye yego vuga amazina y'umwana wawe Shimirimana Karine ko mufite amazina ariko ni nabyo aya mazi urareba yego aya ni amazi jini kwa jini hembe ryanjye nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini hembe ryanjye yego murakoze ababyeyi banjye jini kwa jini hembe ryanjye yego ababyeyi banjye ni ukuvuga ngo jini kwa jini ababyeyi banjye ko muha imbaraga hembe ryanjye nyamutazi nyamuzinda ndashakaga kugaragaza umuntu waroze uyu mwana kandi akagaragara yivuga ababyeyi banjye jini kwa jini akagaragara yivuga akavuga n'ikiyamuhoye ababyeyi banjye umwana yitwa musubiremo Shimirimana Karine murakoze yego nguyu turi kumwe arashimira ariko amaze kumwereka ababyeyi banjye mu mbaraga mwampaye n'ubudahangarwa mwampaye nubwo ari hanze ariko ndabikora bigende neza ababyeyi banjye koramo hano koramo hano hari umuntu wumvamo cyangwa ikintu wumvamo koramo neza udafite ubwoba hari umuti iyo ngiye gushika umuntu ndawukoresha kugira ngo ari hose aba ari umurozi ukomeye ubabonye ukuntu yari kugirira umwana kandi afite urubyaro ari muzima reka uyu muti mushyire hano muhuhe imbaraga zawe aho uri hose zicika sasa pasi n'igini kwa jini ababyeyi banjye jini kwa jini kuramo jini kwa jini hembe ryanjye nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini ababyeyi ku isasa pasi jini kwa jini ababyeyi jini kwa jini huhamo yego hembe ryanjye nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini ku isasa pasi nyeri jini kwa jini ababyeyi banjye nguyu reba neza witegereze yego ababyeyi yego kamwereka ababyeyi banjye nahora mwana we reka mwegere mumwereke neza ababyeyi banjye mwana we koraho gake uwo muntu uramubona uramuruzi mana yanje we uramuruzi mwana we ninzi naho rasha
yo Uramureba? herabasha murebe neza itegereze ihembe ryanjye namubonye ihembe ryanjye nyamutezi nyamuzinda wamubonye nguyu umugesera yitwa nde yitwa Nzinahora turabana yitwa Nzinahora yo wamubonye gangana namubonye ko mwamuzamuye ababyeyi banjye n'ifoto iciyiza nguyu namushitse ababyeyi banjye muramureba mwamubonye ko namwa yo yego mubyeyi wabonye wagira mpekure nguyu wabonye ibyo wavugaga wa mugabo we uyu yaraje gushimira ariko akeneye kureba umuntu wamurogeye reba mu maso reba muri ya mbere mana yanje wamubonye ni umukecuru wamubonye turabana wamubonye yo wamubonye ariko ibintu ntibiba birimo kubeshya kwereka uburyo mubeshyera n'abantu none se si n'iyi foto ndamuzi nyirazo uramuzi uyu muntu mama umuntu tubari Bujumbura bibamukuyeho gashaka yo wamubonye yo ni Nzinahora asha ahantu mu turaga tugiye kujya tubafatira kwa hariya ni gashi nyagashi tugiye kujya tubafatira kwa nyagashi ndava aha nitwaje umuti ihembe ryanjye riri kuri bukuru yego ngiye kumubaza icyo yifuza namukorera ko sindoga sinicaye cyangwa ngaramumenye nk'uko yari yabinsabye agomba kumenya kwirinda kuko ngiye kumutsirika ababyeyi banjye ntazongere kumuhemukira ukundi biraterwa n'icyifuzo cye mubyeyi wanjye abarozi burya baba ari abarozi ariko ntabwo wapfa guhita kuhorera ko mubyeyi wanjye mwira wene neci waroza mujane batarakaje ngahera uzaza neci muza ombe murume mukaro kananjo icyo ni igishindi kuvuga murume ni umugabo ntirenje nkaninje natwe ni umugome abagome abakuru barambwiye ngo yari umugome ejo natangaye n'ukuri yo wamubonye mana yanje babaye akoresha abadayimoni aceceza imirabyo agakeza abadayimoni kandi musanzwe mumuzi wanyu yego yahemukiye umwana wawe umwana ndamusubiza ubuzima umwana bamuzima aratuje ubu waruje kumushimira yego n'ukuri yo kamanzi ngawushimira mukuremo cyangwa urakoze murisha amagara se mwana gini kwa gini ndashaka ko murishiriza amagara yo wamubonye rebwa n'amagara uyu Nzinahora n'ukuri rebwa n'amagara ziko nahora ngo ni nziko nahora yitwa Nzinahora yagera mpekure ntuzongere ukundi murakoze ababyeyi banjye ibyo ndi bumukorere cyangwa tuganira n'umubyeyi niba no kugenderaho riba ari ibanga ry'umutima we nanjye nka muganga niba nta muganga utagira ibanga murakoze ababyeyi shimira ubonye umuntu wawe ukorogera murakoze cyane ngiye kumusubiza mu ruhingo namushyitse neza kumurekura murakoze ngiye uramubona mwitegereze neza mwitegereze ari abantu bashidikanya dore njyewe nese ubu ndamuzi ntumuzi ngiye kumuzi yewe je ndamuzi ndiko ndamwereka umwana nawe mupfana iki n'umubanyi ntaco dupfana ni umubanyi gusa ntacyo mupfana yego kubera ari umurozi ukomeye rero ngiye kumusirikira hano kuko ngiye kuroga abana ewe koze ibyo ushaka ntazose kumpekura igikuru nuko wamvuriye umwana reka mushyire mu ruhimbi rero dini kwa dini reka mushyire mu ruhimbi nzakumanika sinzakumanura dini kwa dini ihembe ryanjye dini kwa dini sinzakumanura nyamuteze nyamuzinde kandi kamurira kamungoro ihembe ryanjye ndacyamufite reka mbigenderaho mubyeyi wanjye reka mbigendereho atongera gukomera
reka mutara mu bintu tuzajya gukora ababyeyi banjye jini kwa jini ndamutara mu bintu kugira tuzajya gukora ababyeyi banjye mwakoze reka mba ndabaha inzoga ndabashimira nanjye kabampaye imbaraga ihembe ryanjye rimfasha muri byose muganga dusa n'abari gusoza ibyo ndashaka ko bashimira ku mugaragaro mureba utazagira ngo yego njye nta biguzi nsaba urashimira bitewe n'ibyo naragukoreye je numva nafise ico mvuga n'ukuri uramubonye narinzi biko bikora abakozi b'Imana abakozi b'Imana je navuye i Burundi urabibona kuko bimeze n'ubwa mbere nje mu Rwanda none jewe ndatangaye n'ukuri nari nzanye ishimwe ry'umwana nzogaruka nzanye igiwanje kuko birambenze simbona ico navuga n'ukuri yego muganga hanyuma ishimwe ngo ni ibingiri urapfundura turebe cyangwa ntabwo riba ari ibanga ry'umutima wanjye nigire n'ibanga ryuje kunshimira kinze mushaka kuzanzira nijoro ariko ntabwo warenga ku muryango warenga ku muryango uje kunsahura ibyanjye iri ni ishimwe ry'umutima wanjye ngo hano ndanyurwa nimba unezerewe nanjye ndanezerewe kuri murakoze cyane uzabwira umwana ngo narishimye nushaka kubimubwira kuri video ko nishimye kandi ko nakiriye ishimwe mpaye yego murakoze cyane dusoza kubera icyo abaganga cyangwa se abavuzi gakondo mukunda kuba mwambaye gutya hari impamvu twambara gutya tuba twanga ko ibyacu ubijyana ibyanyu tubijyana hanyuma nk'ubu ngubu turi hano mushobora gusenga mu izina rya Yesu cyangwa ntabwo wa mugabo we nturangire kwa Gitwaza urangire mu nsengero uje gusenga aha mvira mu byanjye ndaguhaye uburenganzira bwo kujya tuvugane n'utegeye no kugera kwa Gitwaza no mu nsengero narimbabaje ngo mushaka gusenga mu hari izina rya umusaraba Yesu ukora ko na certificate uko ni umusaraba bivuze ko rero Yesu mutamwemera Yesu ni Yesu nanjye nyagashi ndi nyagashi ndi umuvuzi gakondo Yesu ni uko ibitangaza bikore ku musaraba bamuteye amacumu gutya bayamutera n'undi bamubabaje n'undi bayapfuye nawe uzapfa naye nzapfa sira bikwemereye ubundi Yesu uri kumuzana uje kubwira n'upfu uzajya he nzajya hasi mu nama hasi mu nama hasi hasi reka dusoreze aha ngaha hari benshi buno buvuzi batabwemera ariko hari n'ababwemera hari nabo buno buvuzi bufasha mpamagarira umwana ajyanira amafaranga bajya kohereza kuri wa musaza muganga murakoze cyane murakoze namwe nimero ya telefone rero umuntu wifuza yabare neza barariye amafaranga neza bakozemo cyangwa muraza kuyiduha tuyishyire ku kiganiro uretse kandi shyira aho ngaho uyu mudamu yakozemo ayabare muganga uko ameze muganga mutubwire nimero ya telefone umuntu ashobora kubabonaho ni murayitubwira cyangwa turaza kuyishyira ku kiganiro murayiduha kuyiguha ndayiguha ndanayifite uko ibyo nkora nta muntu ujya ubinkorera ni ibyikorera ni ibiki ni byinshi yego ndakuvura ndagutsirika ndakugaruriza ibyawe ndakwereka wakuroze ndakurebera wakugiriye nabi ibi byose nkora nta muntu ujya ubinkorera ku buryo waza kuvuga ngo ndayiguha nyuma se ndayihisha nimero ya telefone ni iyihe rero nimero ya telefone yego rega no gusoma bisigaye bishanga imvuye mu basimu birankoroga cyane andika 0782 andika 65356 wamenya kubyandika 0782 ese wandi warize 82 wabyanditse yego 63 wabyanditse yego 53 wabyanditse yego 16 wabyanditse yego warize yego iyo nomero uzayimpamagara uzambona aho uzaba uri hose murakoze cyane habe mu Rwanda nyuma y'isi yose uzampamagara uzambona akabazo k'amatsiko rero dusoza nyuma y'ibi bintu egeza inkweto zawe utanganagize nyuma y'ibi bintu mukora mwibwira ko abantu bazi Imana n'abazi Yesu babafata gute ariko ibyo nkora wabuze Imana ukajya kwica mugenzi wawe niba muzi Imana se murugira iki muhimukira bagenzi banyu kubera iki nzabagaragaza niyo mpano yanjye mfite yahasigaye naye nzataha ariko nagaragaje ukuri murakoze cyane murakoze namwe
nicyo cyakugenza